kubasuhuza nkomeza no kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe inshuti zacu mudahema kubwira ko mwamara kumwe natwe ibiganiro byacu bya buri munsi amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagerezaho ku muyoboro wanyu Amenya TV show. Amakuru ari kuvugwa muri aka kanya birumvikana turi kwibanda ku bijyanye n'iyi ntambara ihanganishije ingabo za leta FARDC ndetse n'umutwe wa M23 nyuma yo gufata Masisi ibintu byongeye kujya irudubi, ubwo ndavuga ku ruhande rwa guverinoma iyobowe na Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ubwo M23 yamaraga gufata Masisi cyangwa se ikinjira mu mujyi wa Masisi, ibintu nibyongeye kuvugwaho rumwe ku ruhande rwa leta yahise ihindura ingamba cyangwa se yongera umurego ishyiramo imbaraga. Amashusho atugezeho mu kanya atweretse ko kajugujugu ziri hirya no hino mu mpande y'umujyi wa Masisi cyangwa se ziri gukora akazi kazo zishinzwe, kuko urabona ko ziri kuzana abasirikare benshi. Leta rero bivugwa ko ishobora kuba ishaka kwisubiza uyu mujyi vuba na bwangu, kuko buriya Masisi nawo ni umujyi ushobora gutanga icyuho ku ruhande rwa leta mu gihe M23 yawigarura cyangwa se yakomeza kukontorora igihe kinini, kuko ikomeje gukontorora igihe kinini niko yagenda iboneramo na support cyangwa se yisuganya mu buryo runaka. Ariyo mpamvu ubona ko leta yahise ihinda umushyitsi igashaka uburyo bushoboka bwose yahita yigarurira uyu mujyi bigishoboka. Ibiri kubikora ku manywa y'ihangu, birumvikana haba nijoro cyangwa se ku manywa. Urabona ko indege, ubwo ndavuga za helikopteri, ziri kuzana abakomando abasirikare, noneho babandi bakabuhariwe apana za wazalendo na FDLR, niba basirikare nyine baba barahawe imyitozo ikomeye nyine yo kuza guhanganaho rwakomeye. Umuntu akibaza utisemwe kabyaramwe, ubu bigiye gucura iki? Bigiye gucura iki? Nta kindi nyine, urumva ko ni urugamba n'intambara, kuko iyo atari imishyikirano aba ari urugamba n'intambara igiye kuvugwa. Yego n'ubundi isanzwe ivugwa, ariko n'ubundi igiye noneho gushyirwamo akabaraga cyangwa se noneho bise nk'ibyerura n'ubundi bicaho byagaciye, kuko urareba ku ruhande rumwe ku bijyanye n'imishyikirano ni ibintu ubona ko bidahari cyangwa se iyo bikozwe bitagira umusaruro bitanga. Rero igihari ni intambara, icyo umuntu yakitega rwose ni intambara. Aho rero noneho byahukiye ku mirayi, naho M23 yamaraga kwigarurira uyu mujyi wa Masisi, ukabona ko leta nyine yahise ijya ku muhangayiko cyangwa se igahinda umushyitsi, kuko biganisha he M23 nimbaze gufata Masisi, byumvikane neza ko ishobora no gufata Goma, kuko n'ubundi biri muri plani, n'ubwenda bitagenda bivugwa cyangwa se bishyirirwe ku mugaragaro. Ariko iyo usesenguye ukareba neza, ubona ko M23 yagose umujyi wa Goma. Ikibura wenda wabona ari oda y'abajenerali kugira ngo wenda bavanse bagende nyine bagereyo, ariko naho ubundi ubona ko muri strategy zabo nayo ishobora kuba irimo, n'ubwenda bitarerura cyangwa se bitarajya ku mugaragaro ngo umuntu abashe kubimenya. Ariko nawe iri umuntu usesengura cyangwa se w'inararibonye, nabyo ntiwabura kubyibaza, kuko nimba M23 yaragose umujyi wa Goma, yaragiye ukikiza, none ifashe na Masisi, urumva ko ni ikintu gikomeye ku ruhande rwa M23.
kuko ntibibashije gufata umujyi wa Masisi. Nawo ni umujyi utavuga ko ari muto, ni umujyi ushobora gukoreramo ibikorwa cyangwa se ukanisuganyiririzamo cyangwa se ukanatorezamo n'abandi bantu. Nyine ubwo ndavuga uruhande rw'ingabo kuko Masisi ni nini. Rero urumva ari ubundi bufasha M23 yungutse mu bijyanye n'urugamba ihanganyemo na leta y'i Kinshasa. Ibi ngibi abahanga cyangwa se inzobere mu bijyanye n'ubusesenguzi mu intambara bavuga ko n'ubundi ibi ngibi nta kazoza bitanga cyangwa se nta cyizere bitanga mu karere. Ubwo ndavuga East Africa region, muri aka karere kacu, kuko urabona ko ni intambara ishobora kuzamara igihe kinini, kandi uko igenda irushaho kumara igihe kinini ari nako igenda ifata indi ntera mu bindi bihugu nyine ubwo bikikije igihugu cya Congo. Ko abashakashatsi cyangwa se inzobere bavuga ko iyi ntambara niba nta gikozwe ishobora kuzafata indi ntera, noneho ugasanga akarere kose muri rusange kisanze muri ya ntambara ya Congo.